baziranye hakiri imbere, habyo bita ronfrema mu Faransa, mu Kinyarwanda babyita kubona. Yarangiza umuntu yaryamye wenyine ntawe umwinuba, ariko iyo umaze kuryama wubatse noneho yarangiza kateripirare yawe yo mazu ukabura yirekuye aragukomanga ati biti, yarangiza ati hangariye ati mbabari ubwo ruti agakomanga. Umunsi wa mbere birihanganirwa, umwaka wa mbere birihanganirwa, yarangiza umwaka wa kabiri ngo niba utabishaka reka nigende. Niyo ingeso mbi ntoya genda handi aragenda agahina rwose, ahari kujya ibiyiko bitatu akahashyira kimwe, ahari kujya kimwe akahashyira igice, yarangiza ntihagire uburyo ngo agira ati yamara kugera uwo mwaka urangiye aharyaga amagarama 200 akakajya igice cy'ikiro, yarangiza bambabarira abahungu basigaye bajya kubaka ukavuga uko biri kwase nyoko yari yarakuziritse mu kwezi kumukabona babyushye wongereye ibiro bitangaza ubuse nyoko yari yarakwimye. Avuye mu kugaragaza ati yinjiye mu gipanga arafunze, uzarara uvuza huraye urye ubanje kuvuga kugiye kurya ubwo umudendezo ugizote wagomba kunyugera yugera wasanga bahishe mukagira mu bakaguhamagara nyoko ahishije ukaragenda ukarya uraye, ariko muri ruvango besheri indye n'urugo noneho ntabwo ari icyoroshye rero. Nda turamenye turye uze ko nakurindiriraga ubwo birarangiye, ubwo murazi ngo kuba ku rugo urazi nguzandurwa nk'uko wanduruka byarangiye. Niyo mpamvu tubateguza hakiri kare ya Gicurasi n'ubundi imvura y'urugaryi isa n'iri guhita ukwezi kwa 4 kugira ubwatsi inka zigahaga zigakama, no bacundiraga rero iki yapa tugiye ari amata yo mu kwezi kwa 4 bagacunda, amara gucunda bakabika amavuta azakoreshwa mu guhaha ibyo kurya mu kwezi kwa 7, yarangiza inzara yateye maze umugabo arisonzesha akabarakama yacunyana kandi yahaga, ariko acundira akamira nyakanga. Umugore nawe aracundira nyakanga, ariko ntabwo yarazi nyakanga, ashaka kwabwira ukuntu zisema n'umugore no umugore aracunda ukwezi kwa 3, aracunda ukwezi kwa 4, ubwabyo agomba gucundira bwo kuzura amavuta, arangije ubwo bwabyo bwe buzuye ahagarara ntarakumvira, abona umugabo uri gutambuka ati wa mugabo we ntabwo yaba ari wowe nyakanga. Ndati uramushakira iki? Ati umugabo yaragishe asigamwe gucundira nyakanga, none ubwabyo aracundira nabikaga mu mavuta, nashyiraga mu mavuta ndesheje uruzuye, none nariga umubonye yashobora akajyana ibye kabona ukuntu ntangira ati ninjye no. Ukwezi kwa 7 nyakanga utari nyakanga yari yarajyanye ibye, nyakanga igwa nabo umuryango irarutaho. Warushenywe niki n'ubugoryi. Ingo za mbere zisenywa n'ubugoryi, iza kabiri zisenywa n'ubutandame, iza gatatu zigasenywa n'ubusambo, iza kane zigasenywa n'imico mibi, iza gatanu zigasenywa no gusesagura, iza gatandatu zigasenywa n'ubwomanzi, iza kane zigasenywa n'imiryango bakomokamo mibi, iza 8 zigasenywa n'ubukene, iza 9 zigasenywa n'uburwayi, iza 10 zigasenywa n'amajyambere. Iyo ya 9 n'ugusenywa n'uburwayi. Ubuzima muri kureba turimo ugiye nko mu gitabo icyo nahoze mbabwira cyitwa l'essentiel dans l'évangélisation sanitaire, bakubwira ko buri mwaka hapfa abantu 600 bishwe n'umwijima w'igikatu uyu bita hepatite virale. Ariko ku isi abantu babanye nabi mu miryango, babwirana nabi, badaseka, batanezererwa, batabwirana neza, batajya basubizanya neza, baterekeranye, batavugana, badasangira, byateye ibisazi. Ubuno bahagaze kuri miliyoni 400 ku isi. Atari ahandi ahubwo ni mu muryango gusa. Ni umugabo wananiranywe n'umugore, n'abana bananiranywe n'ababyeyi, n'ababyeyi babyaye nabi, n'umuntu uvukana n'ababi. Yarangiza bikamuzazanya, ubwenge bukananirwa kubijera, akagwara indwara z'ibisazi. Abo bageze kuri miliyoni 400 ku isi.
dushimira Imana yuko tumaze kwiga. Muganga rero ntabwo haba ibinini biryoherera gusa, haba n'ibisharira, akaba n'iziko za bisituri zibaga. Niba hari aho babaza ubwo baguteye n'ikinya, niba hari ikindi kiryoherera wishime, niba hari igisharira kiri bwica indwara ariko wowe ugakira ntacyo bitwaye, urumva ko niyo mpamvu twiga ijambo ry'Imana muri kino gihe. Mbere yuko dusenga twiga icyigisho cya kabiri, tubarangira impamvu tubanza ijambo ry'Imana. Dufite amahirwe yihariye mu gihugu no mu karere no ku mugabane, twemera ko Imana ibaho. Ese ni amahirwe cyangwa ntabwo ari amahirwe? Ni amahirwe. Niyo mpamvu iyo tugiye kugira ikindi dukora cyose tubanza kwiga ijambo ry'Imana. Kubera iki? Igishoro mwene muntu wese afite cy'ishema, icyubahiro, ubwenge, ubukire, umwanya arimo, byose abikesha Imana. Niyo mpamvu iyo tugiye kugira icyo dukora cyose, yaba kujya kurya, yaba kujya gushyingira, yaba gutaha ubukwe, yaba mbese ikindi cyose tugikora ariko twishyize amaboko y'Imana ngo twumve ijambo ryayo. Mbese tubanze tuyibuke, niyo soko y'ibyiza. Reka rero tugiye gukomeza mu mwanya n'ubundi mugufi dusenge. Turagushimye Data wa twese, wakoze ibikomeye kandi si uyu munsi gusa. Aba bana washyize mu nda za ba nyina baravuka, babaho, barakura, bagira ubwenge, bageze mu mwanya wo kubaka izabo. Turagusabye kugira ngo uzabubakire, ubabere umuganda ukomeye uruta ibindi. Tubishimire izina ryawe. Natwe ababutashye uduhe kubifuriza ibyiza, ndetse aho bishoboka tunabibafashemo. Tubishimire izina ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu. Ntabwo turi bwigane byinshi, ariko ibyo twigana turabisesenguraho gato, kugira ngo nibura tutaza ni ukubaka urugo rwiza. Kubaka urugo rwiza, abantu bajya bumva ko ari ukubaka urugo, bishobokera n'ubundi abigeze bubaka. Ese harya kubaka umuntu yakubaka atagira imiganda? None se umuntu yakubaka atagira aho yubaka? Ese ari inzu nk'ino z'amajyambere, hari uwakubaka atabanje fondasiyo? Ese hari uwanezwa n'inzu nziza idasakaye? Bigaragara neza ko kubaka urugo n'ubundi byagira agaciro cyane imbere y'umuntu usanzwe azi kubaka. Niwo wamenya neza ko bibanza gukorwa. Ntabwo ndi bujye muri byinshi. Imigani 24 umurongo n'uwa 3 n'uwa 4 hatubwira ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Inzu zubakwa n'amabuye, zikubakwa n'ibiti, zikubakwa n'amatafari n'imisumari, amabati, ariko ubwenge bwo kubyagera ku rugo rwo bikubakwa n'iki? N'ubwenge. Ubwenge ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ubuhanga, ahubwo ubwenge ni ikindi kintu gikomeye kirenze ubuhanga. Ubwo bivuze ngo umuntu ashobora kubaga umuntu, agashobora no kubaga ikirayi n'ibyo, agashobora no kubaga ikintu akagiteranya kikabaho, ariko kubaka urugo bikamunanira. Ubwo bivuze neza ngo kubaka urugo ntaho bihuriye n'ubwenge n'ubuhanga, ahubwo bihuye n'ubwenge gusa. Noneho muri icyo gitabo cy'ubwacyo gusa cy'imigani hatubwira aya magambo ku murongo wa 3, ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kugira ngo rukomere bwubakwa n'ubwenge, rugakomezwa no ku muntu ajijutse. Kujijuka kuvuzwa hasi ugusirimuka, kuko abantu bajya babyitiranya. Umuntu ashobora gusirimuka, iyo ujya gusirimuka no kujijuka, kujijuka bariga, gusirimuka bakigana. Urumva rero ko yose ntabwo byanganya minervare. Umuntu agiye kwiga ari butange minervare byamusaba umwanya munini. Bamwe bize primaire biga kuva mu wa 1 kugeza mu wa 6, bumva bidashizweho bigatangira uwa 1, uwo mukuru bagera muri secondaire barayirangiza bajya muri université. Ubwo nuko ari ukwiga, ariko uwiga nawe ntibisaba igihembwe cyangwa minervare nyinshi. Gusirimuka wabireba mu gitondo nibwo rukaba wabimenye. Niyo mpamvu urugo rwo rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza muri rwo mu ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Umurongo wa 5, umunyabwenge arakomeye kandi ujijutse yunguka imbaraga. Umunyabwenge burya agize ati arakomeye, umunyabwenge arakomeye. Ntabwo ari imitsi
yo ku mafero wabona ibyimbye, ntabwo ari ukubona ibizigira binini. Umunyabwenge burya agize ati arakomeye batabanje gupima ibiro. Ba data nibo nasanze uwo mugani, ntabwo nzi wanje, nta nubwo nari nakurikirana amateka y'aho utangiye, aho bavuze ngo ubwenge ngo bugabo sukuzura inzira. Ubwo nubwo bari batari babona abantu banini, ubwo bari bazi ko ubugabo ari ikindi, sibyo? Noneho aha rero ubwenge nibwo bwubaka urugo, bwubakwa n'imiganda itatu ku bantu bazi iby'iyobokamana. Mu iyobokamana bisaba ibintu bitatu: ni ukubaha Imana, ni ubwenge, no kumenya inshingano. Ibyo nibyo bintu bitatu: kubaha Imana, ubwenge, no kumenya inshingano. Uvuga ngo umuntu wese ugiye kubaka agomba kumenya neza ko agiye kumenya ko agomba kubanza kubaha Imana. Kubera iki? Amabwiriza y'Imana yagendeweho niho umunezero w'umuryango uboneka. Iyo yahushijwe amahoro make ararutaho. Niyo mpamvu hakwiriye kubanza habaho kubaha Imana. Bakwiye ati kwibaha Imana nukuye. Ni Imigani 8:13. Aratubwira ngo kubaha Imana n'ukwanga ibibi. Iyo umuntu yamaze kwanga ibibi aba yubashye Imana. Ntabwo bakubaza ibintu biri byinshi, ahubwo umuntu amaze kwanga ibibi mu buzima bwe aba yubashye Imana. Ngo n'agasuzuguro n'ubwibone nibyo nanga. Urumva ko umuntu aretse ko yanze ibibi, akanga agasuzuguro, akanga n'ubwibone, yaba arangije kubaha Imana. Ingingo iheruka ya 4 igize kubaha Imana ngo n'akanwa kavuga iby'ubugoryi. Iyo wanze ibibi, ukanga gusuzugura, ukanga ubwibone, ukanga akanwa kavuga iby'ubugoryi, umurongo wawe ubaha Imana ubugezemo. Uko niko Bibiliya ikubwiye. Ni Imigani 8:13. Ku ngingo ya 2 ni ubwenge. Ubwenge ni umushumba. Ubwenge ahandi ni ubwugamo mu Mubwiriza 7:12. Ubwenge ni ubwugamo kuko ubutunzi ari ubwugamo. Akamaro ko kumenya naka, akamaro ko kumenya icyo bita avantage de la science, kugira ngo umuntu bigaragare ko azi neza, nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ubwenge buya burinda amaraso ye, bukarinda abasirikari be, bukarinda amagufa ye, bukarinda abana be, bukarinda umugabo n'umugore, bukarinda urubyaro, bukarinda umubano, bukarinda ubuvandimwe. Ubwenge ni ubwugamo. Iyo umuntu abugezemo aba yitwikire, buramutwikira nk'uko muri kureba aya mahema dutwikiriye ngo imvura yo kutugeraho. Iyo umuntu afite ubwenge buramwugamisha, abwo yakwiteza akaga. Niyo mahirwe, ntiyanubwo yagateza abandi. Ayo niyo mahirwe yo kugira ubwenge. Birakenewe n'umuganda wa 2 ugiye kubaka urugo. Umuntu akeneye kubaha Imana kugira ngo ujye mugira inama, umuntu akeneye ubwenge kugira ngo ajye amenya kwiyobora, ariko abakeneye no kumenya inshingano. Ntabwo kubwa cyagiye twubahiriza. Mu gitabo cyitwa L'essentiel de l'évangélisation sanitaire, page yacyo ya 314, atubwira neza ko umugabo afite inshingano enye iwe n'umugore akagira inshingano enye iwe. Barazinganya. Impamvu nuko barareshya nubwo atari kimwe. Baravuze ngo différents inséparables. Baratandukanye ariko nta ujya batandukanye. Kandi bagize bate? Baratandukanye. Noneho muri izo nshingano, iyo umaze inshingano ze n'undi akameze inshingano ze, baba bari bameze nk'ibiti bibiri bigize urwego. Ntabwo ndaza kubisobanura ho gato cyane, buri kintu cyose ndayikoraho nihuse. Yarangiza iyo n'ingingo 3. Iyo umuntu ashaka kubaka urwo rwiza agomba kubaha Imana. Iyo umuntu ashaka kubaka urwo rwiza agomba kugira ubwenge. Iyo umuntu ashaka kubaka urwo rwiza aba agomba kumenya inshingano zimureba. Ibyo byaba ari akaga gushyingirwa umuntu umaze kurenza imyaka 20 cyangwa yujuje. Yarangiza wamusaba isabune agatongana, wamubaza ko atarahisha agatongana, cyangwa se ukazayutanga amafaranga yo guhaha kandi ukajya kongorera no k'umukozi umwongorera ko ushaka n'isosi. Noneho ukagira abagore babiri, ukagira uwo mu buriri n'uwo mu gikoni. Yabarishana. Niyo mpamvu ari byiza gushyingirwa ariko ushoboye niki n'inshingano kugira ngo kibe byiza cyane. Aya magambo mvuze uko ari 3 aboneka mu gitabo cyitwa Ministère de la Guérison, mu kigo kitubwira ngo au fondateur du foyer. Ndajya rero ku ngingo ya 2 uko mfite ibika 3. Yarangiza igika cya mbere nkivuyemo. Iyo umuntu agiye kubaka urugo agomba kubaha Imana, agiye kubaka urugo agomba kuba afite ubwenge, agiye kubaka urugo agomba kubaza inshingano z'abubatsi. Iyo ndatambutse kugira ngo tutazatira abajyanama n'abakozi kandi twaramaze gushinga urugo. Ejo ababyeyi bakazagira ingorane yo gufatanya kubaka izabo bashaje no kubaka izacu turi abasore.
cyaba ari ikibazo. Ku ngingo ya kabiri ni ibintu bigera ku 10 bijya bisenya ingo nyinshi. Ntabwo zose zisenyuka, ariko zose siko zibayeho neza. Niyo mpamvu abenshi muzumva ngo nyinshi zirara zigira zite, ngo zirara zishya. Ingo za mbere zisenywa n'ubugoryi, iza kabiri zisenywa n'ubutandame, iza gatatu zigasenywa n'ubusambo, iza kane zigasenywa n'imico mibi, iza gatanu zigasenywa no gusesagura, iza gatandatu zigasenywa n'ubwomanzi, iza kane zigasenywa n'imiryango bakomokamo mibi, iza munani zigasenywa n'ubukene, iza cyenda zigasenywa n'uburwayi, iza 10 zigasenywa n'amajyambere. Iyo ni inzira 10 ziya zisenya ingo. Iyo ugiye kubaka urugo, ugiye kugira ubwenge, ugomba kumenya neza ngo kimwe muri biri kitazashingwa mu rugo rwawe rugasenyuka. Ndaza kubisobanuraho gato cyane, kandi hose ndahanyura nihuta kubw'impamvu. Ubugoryi, umwigisha uhavuye amaze kutwereka neza ngo hari icyo yahoze avuga mu Gifaransa, ngo hariho za fo na za forum. Inyuma byonyine ubwabyo gusa hari ikintu kino kimeze nka housing cyo gufunika gusa. Bagenzi bacu baraza kwibuka abo twari turi kumwe. Hari umuntu bazimane, ntabwo yagaye izimano, ahubwo yagaye ikizere yabanje yagira. Ni umuntu wari ushonje arangije iminsi biratarya, agera mu rugo rukennye ariko rw'abanyampuwe. Hariho abantu bajya bagira impuwe kandi ari iki, ari abakene. Hari abandi ziza uko biri gusaguka, ariko yewe yari umunyampuwe ariko ari umukene. Abantu baramwinjirana ari bari bashonje, babona mu inzara ariko ntabyo kurya afite, ariko afite ibakure nziza. Maze azana ibakure nziza y'amabara ipfundikiye, ariko imbere harimo ibijumba bibiri bibisi, nabo bari babiri. Maze atereka imbere yabo k'abantu bizeye ko bashonje kandi ko babonye ibakure, bibwira ngo n'imbere mu ibakure harimo iki, harimo ibakure. Nuko bapfunduye basanga harimo ibijumba bibiri bibisi. Icyakora ko bari bashonje, bafata ikindi koko bibamara inzara. Ariko ntabwo inzara ntiyashize ngo ingana n'icyizere bari bafite y'abakure. Ubwo buryo yari ifite forum ariko itagira fo. Rero bigaragara neza ko abantu benshi cyane bajya bubaka ingo ariko zifite forum, ariko iyo hirya imbere muri nyiramwo nta kirimo, bikaba ari ikibazo. Rero ntabwo mbatinda, ubugoryi bushobora gutuma ujya mara gushyingiranwa n'undi. Ndatanga icyitegererezo nanjye numvishije, ntabwo nakibonyeho. Muri aya mezi y'u Rwanda haba mu kwezi kwa karindwi bita Nyakanga. Bahita Nyakanga bitewe no kuba impeshyi bayatangiye mu kwa gatanu, izuba rikaba ryamaze mu kwa gatandatu, ubwatsi bukuma mu kwa karindwi, ikitwa Nyakanga ya Ngibyeyi. Noneho yarangiza kuko inkiri bwanduruka kandi ntihage, ubwo rero byageraga babaga baranyuze mu kwezi kwitwa kwa kane, kwitwa Mata, kuko hirya ya Gicurasi n'ubundi imvura y'urugaryi isa n'iri guhita, ukwezi kwa kane kugira ubwatsi inka zigahaga zigakama. No bacundiraga rero iki Nyakanga. Icyo gihe ari amata yo mu kwezi kwa kane bagacunda, bamara gucunda bakabika amavuta azakoreshwa mu guhaha ibyo kurya mu kwezi kwa karindwi. Yarangiza inzara yateye, maze umugabo arisonzesha arakama, ntiyacura inyana kandi ntiyahaga, ariko acundira Nyakanga, akamira Nyakanga. Umugore nawe aracundacundira Nyakanga, ariko ntabwo yarazi Nyakanga. Ashaka kubabwira ukuntu zisemwa n'ubugoryi. Nuko umugore aracunda ukwezi kwa gatatu, aracunda ukwezi kwa kane, ubwo byagomba gucundira bwo kuzura amavuta. Arangije ubwo bwabyo bwe ruzuye, ahagarara ntara kumvira, abona umugabo uri gutambuka, ati wa mugabo we ntabwo yaba ari wowe Nyakanga? Ati uramushakira iki? Ati umugabo yaragishe asigamye gucundira Nyakanga, none ubwo aracundira nabikaga mu mavuta, nashyiraga mu mavuta ndesheje uruzuye, none nariga umubonye yashobora akajyana ibye kabona ukuntu ntangira. Ati ninjye mu kwezi kwa karindwi Nyakanga utari Nyakanga yari yarajyanye ibye, Nyakanga igwa nabo umuryango irarutaha. Wari ushenywe n'iki? N'ubugoryi. Bigaragara neza ko ingo biramutse ugiye kubaka ariko ufitiye ubwo burebure n'ubwo bunini, ufite niyo nzobe,
reka mbwira igitsina gore mbabwire ngo amaguru manini ntavaho ibirayi binini, ntukayarate, ntavaho n'ibitoke binini, ntavaho n'isosi iryoshye. niyo mpamvu nta kuyarata, cyane cyane ko nta n'isoko aremaho. ngo nibura bazakurangire bazavuge bati hariya hari amaguru manini, iyo wambara wikwiza. niyo mpamvu ingo nyinshi zisengwa n'iki? n'ubugoryi. yarangiza ugasanga ibyari kubakiza babinyujije ahatari ngombwa, yarangiza igihe byari bikenewe basanga ntabyo barabimaze. ubwo rukaba rushenywe n'iki? n'ubugoryi. inkingi ya kabiri ni ubutandame. buriya bibaho umuntu agatandama akaba icyo bita maradroit, agakora icyari kujya imbere akagishyira inyuma, icyari inyuma akagishyira imbere, yarangiza icyari ngombwa akagishyira ahasuzuguritse, icyari gisuzuguritse akagishyira ahari imbere, kikaba ikibazo. yarangiza ubwo nabwo rukagira rute? nabwo rugasenyuka. ntabwo agomba gusobanura, ndashaka kwihuta cyane. ku ngingo ya gatatu ni ubusambo. ubusambo ubundi muri bibiri haravuga ngo umutima, ngo akavuga ati umutima uriri wahishe uranyura, ariko ntabwo abapfuye ariho basambo. ubuzima muri kureba ku isi, ntabwo umuntu yubahirwa icyo ari cyo, ahubwo yubahirwa icyo amaze. igihe cyose utari washaka icyo umaze mu buzima, ahubwo ugaharanira kubaka icyo uri cyo, uba wibeshye. niyo mpamvu ku bamva biga Ifaransa, ndaza ko aha dufite abanyamahanga bumva Igifaransa gusa, ko ndagaca mu Kinyarwanda, ndagaca mu Gifaransa ngasobanura mu Kinyarwanda ngo nawe yakumvishije. barakubwira ngo le bon fruit protège l'arbre. imbuto nziza nizo zirinda igiti. ushobora kugenda yarangiza ugasanga umuntu agasuka akamuhingira, ajya agenda agatwaye ku rutugu, yamara guhinga akagahanagura, akongera akakubita ku rutugu. mbese ubwo wikoreye isuka n'isuka bose n'indi. mutanyumvishije ntabwo mubyumva. niba buno ubyuka kare kare ukajya kwahirira inka yawe umwana ataranywa igikoma, ubu urukumva inka itamaze kugira agaciro. ariko nta kindi kibiteye, ni imbuto nziza yera. imbuto nziza zirinda iki? igiti. niyo mpamvu muri ubu buzima tugomba kumenya neza ko ukugira ngo ube ku isi ufite ishema, uba ugomba kumenya neza ko akaryoshye iyo gasangiwe kagura inshuti. akaryoshye iyo kagize gate? gasangiwe ugwiza iki? kurundanya uturyoshye ukatwimarira wenyine, uba witera abanzi. niyo mpamvu zimwe zisenywa n'iki? n'ubusambo. aho umugabo asiga ikiro cy'ubugari bw'umwumbati mu rugo, abo akajya kurya muri hoteli pura ya 5, yasize abatanu bagiye kurya pura. inzira zose yakoresha bakamererwa nabi. uyu muntu aba ari umunyamico mibi. umubwira waramutse ntiyikirize, wareka kumubwira akakwandagaza, wamuha akanga kurya, wamwima agasebanya yuko wamwimye. ntagira iburyo n'ibumoso hose abana nabi. ziya zisenywa n'imico mibi. ku ngingo ya gatanu ni ugusesagura. ubu buzima muri kureba turimo none, habamo ubusore hazabamo n'ubusaza, hakabamo ubuzima hazabamo n'uburwayi, hakazabamo akazi hazabamo n'ubukomere, hakazabamo ubwenge hazabaho no gusaza kwabo. ibyo bitarize imbere, hari igihe ubwonko bujya kugenda bukamuka neza, ukazamuka uri umuhanga, ariko umeze nk'imodoka iri kuzamuka umusozi esansi igashira. ubwenge rero ntabwo ari ikintu kimeze nk'ibuye mutereka mu mutwe kugira ngo ube gukunguka, ujya busaza. iyo utamenye kubuvomerera ujya bushira. n'ubutunzi niko bumeze. uzirinde ubutunzi, ntukarye umunsi ibirenze ibyo winjiza ku munsi. ujye umenya neza ko none ko bukeye ubuzima wawe ijoro n'amanywa, ntugasesagure. ejo abana batazamenyera umukati, bikazasoza babuze n'ikijumba cyo guhekenya, kandi byose warabimaze hakiri kare. karangiza zigasenywa n'iki? n'ubusambo. ku ngingo ya gatandatu n'ubwomanzi. hari abantu barambirwa iwabo bamaze kubaka, yarangiza iwe hakamurambira guhora yakirwa hageze, akavuga ati ndageze kwa runaka banyakiriza umutobe, ndongera ngeze ahandi banyakiriza umukati wuzuye, ndongera ngeze ahandi banyakiriza urusose, ndongera ngeze ahandi banyakiriza. none hagahora mu nzira iwe hakamubihira. yarangiza oye, zishobora gusenywa n'iki? n'ubwomanzi. niyo mpamvu iyo umuntu ajya kubaka urugo
abagomba kumenya ko muri ako kanya yishyize mu rugo nyine. Nambabwire ngo kubabimenyereye kandi babizi, inkiri mu rugo ihirika nuko bayisohoye. Bikubwiye neza ngo abasore n'inkumi bamuragiriwe hanze, ariko impuza ntamaze kuba ku rugo ababwiwe mu kugaragaza ati yinjiye mu gipangu arafunze, uzarara uvuza aho uraye, urye ubanje kuvuga ko ugiye kurya, ubwo umudendezo ugize ute? Wagomba kujya ugera wasanga bahishe mukagira ngo bakaguhamagara nyoko ahishije ukaragenda ukarya uraye, ariko muri uruva ngo besheri indye ni urugo noneho. Ntabwo ari icyoroshye rero, nde turamenye turye gusa ko nakunini uragenda ubwo birarangiye. Ubwo murazi ngo kubaka urugo urazi muzanduka nk'uko wanduka byarangiye. Niyo mpamvu tubateguza hakiri kare ngo nibura tubibigije, ejo utagera ukibwira ngo wisanzure kuko byarabize bite. Hari n'ingeso abantu baba bataziranye hakiri imbere, hari byo bita ronfrema mu Gifaransa, mu Kinyarwanda babyita kubona. Yarangiza umuntu yaryamye wenyine ntawe umwinuba, ariko iyo umaze kuryama wubatse noneho yarangiza kateripirare yawe yo mu mazu ukabura yirekuye, aragukomanga ati biti, yarangiza atihangane ati mbabari, ubwo ruti agakomanga. Umunsi wa mbere birihanganirwa, umwaka wa mbere birihanganirwa, yarangiza umwaka wa kabiri ngo niba utabishaka reka nigende. Ni ingeso mbi ntoya kandi ni anomali, ntabwo ari kosa. N'ahantu hari ndetse n'abiyo hirya mu nkanka, yarangiza udukingo duhari, yarangiza tugasumbana, yarangiza umwuka wahagera ukabisa n'ukugwa mu kinogo. None kubw'ibyo ibyo mbese biteye ingorane, byari bikwiye kuzitera. Utu duhungu dutashya ahandi, udukobwa tugenda ahandi, aragenda agahina rwose, ahari kujya ibiyiko bitatu akahashyira kimwe, ahari kujya kimwe akahashyira igice, yarangiza ntihagire uburyo ngo agira ati yamara kugera umwaka urangiye aharyaga amagarama 200 akakajya igice cy'ikiro, yarangiza bambabarira abahungu basigaye bajya kubaka, ukavuga uti ko biri kwase nyoko yari yarakuziritse mu kwezi kumukabona babyibushye wongereye ibiro bitangaza. Ubusenyoko yari yarakwimye, ahubwo nukabagiza ate yisa yabuna tutazasemwa n'iki urwomanzi. Imiryango mibi nayo igisenya ingo, hari igihe kibaho ugasanga n'ubundi bono barashyingiranwa mwababyeyi imwe, yaba ari abaherekeje umukobwa n'abasanzwe bafite umuhungu, mubonye abana babiri, bizashoboka ariko bose babaye umwe. Ntukagereyo ukomeze gutunga umwana wawe ijisho wundi umurebe nabi. Ni ibiti bibiri byubatse ku gitabo cyitwa n'ubundi guide de formation personnelle, ngo bashyingiranwa baba ari ibiro, ari ibiti bibiri byubatse ikiraro ngo cyandukirwaho n'imiryango ibiri igahura itari ihuje, igahuza itari ihuje. Noneho kubw'ibyo birakwiriye ko umaze kumenya neza ngo abonye umukazana, ubwo abonye urugingo rwa kabiri rw'umwana we, ni des êtres incomplets, ni ibiremwa bibiri bitujuje ibyangombwa ariko bigomba kuzura uko bifatanyije. Kubw'ibyo rero ubugomba kubakunda kimwe, tuhaza umwe ngo undi yicwe n'inyota, ukabariza icyo umwe akunda, aho kugira ngo azazamare gushyingiranwa iya kubaza ngo mbe ngo ajya guteka kare, yarangiza ugatangira kumenya niba umwana wawe yariye utabajije ko umukazana yariye, yarangiza oya umukazana ntabwo ari umukazana, ni umukazana mu nyandiko ariko ni umwana wawe wageze mu rugo. Ndetse nunashaka azaguha umubyizi munini kandi umukobwa wawe azajya kuwutanga ahandi. Rero kubw'ibyo ingo nyinshi cyane zisenywa n'imiryango mibi. Ku ngingo ya 8 ni ubukene. Abantu benshi cyane muri iyi si bakunda gukunda ibintu kuruta abantu, maze yarangiza amaze gushyingirwa akabanza yareba, munashingiwe no mu gihe cyiza aho umuntu afata uruhimba akarushyira mu kirambi. Ubwo muranyubishije kubera iki? Sinavuze ikinyarwanda. Nasi kuhindisa aho batereka, none mutereka he? Imutereka muri saro, nasi kuhindiriza mu kirambi. Ariko umpamvu ebyiri zatuma biza mu kirambi, kugira ngo barebe uko bingana, byatuma biza mu kirambi. Ubura aho ubishyira bitewe n'inzu uzamurira mu kirambi. Hari impamvu nakumvuze ko byose muzabinenge,
hari ibintu bigira impamvu ngo riye sankose ntabwo wabona ikintu kitagira impamvu ku isi byanze bikunze haba ikintu cyose kiba gifite iki impamvu rero ubukene bajya bavuga ngo bugukwerera nkande kaso nyamara umuntu ashobora kuba umukene ariko ubwenge agize ate abufite undi akaba umukire nta bwenge agize ate nta bwenge afite hari ibisenywa n'ubukene mwatangiye muri kwibwira ngo akazi karahari mutangira mwibwira ko inka zihari ari akazi karabura inka ziranyagwa inzira senyuka amafaranga yo gukodesha inzu ikomeye arashira yarangiza ngo ndigendera ubwo zikaba zishenywe n'iki n'ubukene ku ngingo ya 9 ni ugusenywa n'uburwayi ubuzima muri kureba turimo ugiye nko mu gitabo icyo nahoze mbabwira cyitwa l'essentiel de l'évangélisation sanitaire bakubwira ko buri mwaka hapfa abantu 600,000 bishwe n'umwijima w'igikatu uyu bita hepatite virale ariko ku isi abantu babanye nabi mu miryango babwirana nabi badaseka batanezererwa batabwirana neza batajya basubizanya neza baterekeranye batavugana badasangira byateye ibisazi ubuno bahagaze kuri 400,000 ku isi atari ahandi ahubwo ni mu muryango gusa ni umugabo wananiranywe n'umugore n'abana bananiranywe n'ababyeyi n'ababyeyi babyaye nabi ni umuntu uvukana n'ababi yarangiza bikamuzazanya ubwenge bukananirwa kubijera akagwara indwara z'ibisazi abo bageze kuri 400,000 ku isi indwara zindi z'ibisazi wenda muri kurera ntabwo nshaka kubibabwira byinshi cyane vuba cyane muri 2025 umugore uzaba ugifite amabere abiri rimwe batararica bazamuha ingororano yo kwifata neza nta kindi kibiteye gusa ari uko atari ibyo kurya bifite inyanya na soya ngo abirye 3 ku munsi amabere ari kwihigahiga none kubwibyo abagabo benshi cyane bazaba batakigira prostate bazaba bamwe bihagarikira mu rubavu bitewe gusa no kubiryo byo kurya mvuze soya irahenda mu Rwanda inyanya zo zirahaba nazo umuntu yabanza yaje muri Amerika kugira ngo zibone izo nizo zituma izo ngwara zombi zitashobora kumara abantu ariko nubwo bimeze bityo indwara zirakomeza kugenda ziyongera igihe mvuze ibyo diabete yo muri 2025 izahitana abantu bangana na 384 ku isi ngo cyane cyane musi butawi bwa Sahara musi butawi bwa Sahara ngo ni Sudani y'Amajyepfo n'u Rwanda n'u Buganda ni Central Africa no Kenya ni Congo no Burundi na Tanzania ibyo umwo nibo bari gukira vuba bazi mbese bari kujya gukanka bagasanga abandi baragize bate barakize yarangiza bagapfa kwirukanka mu bintu batabanje bagira bate amasose yarangiza inyama ziniza atazi amasukari atazi yewe bamwe muri bageze no mu iterambere ryo gufata isukari bagashyira mu bishyimbo aho naho bageze diabete kabiri bu hafi kubamara icyo nashaka kuvuga hano uburwayi burarekereje impande zose niyo mpamvu nazo zishobora ingo zishobora gusenywa n'uburwayi usanga yaje kubona ukabona ntabwo ndi kuvuga indwara zasenye ngo ntabwo ari umugambi wa kimwe cyangwa kuvuga ku ngingo ya 10 ni izisenywa n'amajyambere senywa niki n'amajyambere umuntu murashingira ngo uri kumureba munyumve neza nk'abakobwa ntabwo ayo mashuri ntabwo twayiganye n'inyanenga murabona ko ari umusaza nta kindi umuntu yahawe inzara ngo azishime kandi azabagare iyo wongereyeho urundi gurugurano ubuvuze ngo ntuzabagara iyo urusize irangi ubuvuze ngo ntuzabagara niyo mpamvu igihe uzagushyingiranwa n'usize inzara ejo ukazabura yo gusiga inzara uri gushaka yo gushaka kugura umuceri ruzasenyuka ariko ruzaba rushenywe n'iki n'amajyambere bisaba ibintu byinshi cyane uzashaka amabakure 100 ugaburira kuri 2 nuyabura ngo bayarebe mu kabati akabati gasigaye kambaye ubusa nk'amaguru yarangiza bikuyobere avuga uti rero akabati katagira amasahani ayo wazanye yarashaje yaratobotse akugura yandi ntayo abantu muri iki gihe cy'amajyambere cyo gutungwa n'imyenda babuze naho bayabaha mwabuze n'ibyo bita ingwate yarangiza avuga ati rero ntabwo ari ukunarinze ko tuzagubaka ngize nte dusenywe n'iki n'amajyambere reka
mbabwire nti bamwe ntabwo bemera ko zisenyuka ubupfura basanganywe cyangwa bavukanye ubwo barereshejwe cyangwa se amangirente iyobokamana se cyangwa imiterere gishobora gutuma musaba ubutane. Cyo ni kimwe. Mwavuga mutireka dushinyirize nta kundi. Gatatu, mwahora muhanganye k'amazi yo kwisuma. Yarangiza umwe ngwizi ngo uko ziyazibaho bamwe agasaba gatanya. Rero ngana ku musozo ntabwo mutinda cyane kuko nababwiye reka mbarangire ibi byose natondekanyije hano nibi bitabona ninashatse gusoma ariko numva nshaka kubyihutisha bone kubarambira. Ariko kimwe mu byo nkeneye ko nibura nihutana mu gitabo cyitwa intekerezo imico n'ubumuntu 216 bakoresheje mu ijambo nakunda ko buri wese yagerageza kumva. Haranditse hagira hati urukundo dukundana ni imbuto y'isano tugirana n'Imana. Kugira nubyo bise urukundo mu rugo kugira ngo umugabo n'umugore bashobore gukundana niba bikomora ku isoko rigari ryitwa iki Imana. Udakunda Imana ntiyakunda abantu. Utegeranye n'Imana ntiyegerana n'abandi. Utifuza ibyiza ntabikorera abandi. Urukundo dukunda Imana ni imbuto y'isano tugirana n'Imana. Turabagize umuryango umwe kandi turakundana kuko Imana yadukunze. Bigereranijwe n'urwo rukundo nyakuri rwejejwe kandi rwatojwe. Urugwiro rw'abisi rw'amajejuru n'ubucuti bw'akakabyo budafise ubusobanuro ni nk'umurama n'ingano. Ugereranyije urukundo umuntu akunda Imana rugamutera gukunda abandi ukarugereranya n'urw'amajejuru n'ubucuti bw'akakabyo budafite ubusobanuro ni nk'umurama mu ngano. Gukunda nk'uko Yesu yakundaga bisobanuye kutikanyiza no kwiyanga igihe cyose n'ahantu hose binyuze mu magambo no mu ndoro yuje ubugiraneza. Ndasubiramo, gukunda nk'uko Yesu yakundaga bisobanuye kutikanyiza no kwiyanga igihe cyose n'ahantu hose binyuze mu magambo no mu ndoro yuje ubugiraneza. Urukundo nyakuri ni imico myiza y'agaciro ikomoka mu ijuru kandi impumuro yarwo igenda yiyongera uko rurushaho gukwirakwizwa ku bandi. Byarantangaje ngewe urukundo urarukunda aho kubwira ngo rushire ahubwo rukagira ruti. Ni ikintu kimwe ku isi numvishije ntabwo mbizi niba rukuri hariya mu byaga cya Kivu habamo gaze. Ariko abahanga bavuze ko yicukuwe igakurwamo ngo aho yariri yikuba kenshi. Aho kugira ngo bazayikuremo bayimare ahubwo bazayikuramo amazi ahinduka gaze. Ubwo n'ubwo wayicukuye cyane ahubwo ikiyaga cyose cyazahinduka gaze. Urukundo ntabwo niko rumeze. Umubyeyi aragenda yajya kugura akenda k'umwana we yamara kugura agakabutura kuko amukunda akavuga ariko akeneye n'akagofero akakagura nako atakeneye n'agapira yakamubwira ati kwambara utu dushaka ko afite kandi birababaje akajya kukagura aho kugira ngo rushire ahubwo rukagira ruti. Urukundo ruvuye ku Mana rwiyongera. Niyo mpamvu yaba twebwe abarahangaha ku rwego hari inzego ebyiri. Umugabo ni igiti kimwe hano umugore ni ikindi hano. Ibyo bafatanya ni uduti dutambitse. Bavuga ngo gukundana kwabo tugizwe no gukundana kubaha Imana ngo ari ku rwego ruzamukwa no gufatanya gukemura utubazo duto. Ni muri iki gitabo cyitwa Pour la vie page ya 13 gufatanya gukemura utubazo duto. Gufatanya akantu kose bakakemura bagize bafatanyije nicyo gituma bazamuka icyo bita triangle. Imana ikabafasha buri wese agasoza ibyo bimureba ariko bakazagera ku ntego nziza. Reka yaba batarazubaka n'uyu warushinze n'abari kubirota nabo zisaziyeho nabo zabaye imyenge nizihengamye umugambi kugira ngo twubake neza. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.